adusaba kugumana icyizere kubera ko aribyo twagaragaje ariko twigaragaje mu bandi. Hari video yamamaye cyane kandi nagomba kugwego ruri hejuru ku buryo abantu batabikekaga, kandi ni imyizerere yatujemo twese twisanga tugize amarangamutima yo kwireba kubera itegeza amatwara n'iyobokamana bari badusizemo. Aha tugiye kugaruka ku mugabo bita Robert Powell, umwongereza wamamaye cyane akavuga mu bitangazamakuru ndetse akagaragara mu mashusho menshi, afite umurava, urukundo, akagaragara nk'umuntu utuje w'umunyamahoro, kandi natwe tukabyizereramo. Ndagushimiye wowe utwumva ku mbuga zigiye zitandukanye kuri YouTube, ndabasohoje kuri ubu tugiye kugaruka ku mugabo bita Robert Powell, umugabo w'umwongereza ugaragara mu ijuru rya Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo. Ku bantu bemera Imana n'iyobokamana mu buryo buhambaye, bishobayizeho byinshi. Tugiye kumugarukaho nk'umugabo wakinnye filime bita Jesus of Nazareth, ikaba yarakiniwe mu Bwongereza, akaba ari nawe kavukire y'umugabo. Uyu mugabo w'umwongereza wavutse mu 1944, yari umwanditeri usanzwe, umwanditeri ukina amafilime bisanzwe ndetse agakora n'ibiganiro ku mateleviziyo, ariko ntabwo yari yakamenyekanye cyane ku isi hose kubera ko iyo televiziyo ntabwo abenshi twari tuyizi Abanyafurika. Yari umuntu utuje, ucecekera, wiyorosha kandi wubaha cyane akazi ke. Akazi ke kwari gukina filime ndetse no gukora ibiganiro kuri YouTube no ku mateleviziyo asanzwe. Mu mwaka w'1977 uyu mugabo Robert Powell yahawe role yo gukina filime bakamuha izina rya Yesu. Iyo filime yakinnye yari ifite izina ryitwa Jesus of Nazareth, yayobowe n'umugabo wita Franco. Iyi filime yerekanwaga mu buryo bwa seri kuri televiziyo, cyane cyane mu gihe cya Pasika. Robert yagaragazaga ko Yesu ari umuntu utuje, ari umunyamahoro, yitonze n'urukundo, akaba yari afite gahunda yo kuba yacungura abantu. Gusa hari ikindi cyari inyuma yo kuba yagombaga kugaragaza umubabaro ndetse n'agahinda, akabigaragarizwa n'abantu cyangwa se abanzi b'isi batizeraga iryo zina rye. Nyuma yo gukina iyi filime, Robert Powell yahise amenyekana cyane ku isi hose kubera ko iyi filime yerekanwaga mu gihe cya Pasika. Uyu mugabo yamenyekanye akaza kugaragara mu mashusho menshi ndetse n'ibinyamakuru, buri muntu akifuza kuba yamutunga ariko ashobora kugira amahoro afite ishusho ye. Ayatangira kumwandika ku midari
kumushushanya ku mashapure, ndetse bamwe barabimanika ndetse no mu nzu, abandi bakabyambara ku myambaro itandukanye. nyuma yo gukina iyi filime rero byaje kumugora kugira ngo abone izindi role akina, kubera ko ari kubona atakarije icyizere abantu bari bamaze kumwizera. Aha ari Yesu, aho yavukaga yavugaga ko hari abamushakaga kubera ko bamwizeraga nk'ibyo bitangaza, kubera ko muri video yagiye akina yagaragaje ibitangaza byinshi kandi agaragara nk'umuntu ukomeye cyane uzi kwihangana, ushobora gutanga amahoro igihe kimwe yewe byaba na ngombwa n'ubuzima bwe bukasigara. Niko byagenze muri filime yakinnye, kubera ko yaje kubanza ku musaraba ari kumwe n'ibisambo bibiri. Icyo Robert yagamije kwari ukwigisha abantu bamwe na bamwe kuzagira icyizere ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu, akabereka ko kwihangana bishoboka mu buzima bwa buri munsi, akerekana ko hari abantu bafite impano yo kuba bakoreshwa bakagera ku ntego zabo. Gusa we yaharaniraga amafaranga, nubwo mbere byari byo byitunze, nubwo mbere ari byo byitunze, kuba yakina filime akabona amafaranga, ariko yabonye ko nyuma yo kuyikina hari icyubahiro n'icyiza ashobora gutakaza. Ibyo byaje gutuma yitwararika, yahisemo kwiyubaha yongera gukina izindi role. Ndabashimiye, ntabwo ari umugabo gusa wakinnye iyi filime ya Yesu, aho undi mugabo bita Jimmy w'umunyamerika nawe waje gukina iyi filime y'igihumbi kimwe, aho undi mugabo w'umunyamerika waje gukina filime nk'iyi ngiyi muri 2004. hagiye hazamo urujijo kubera ko hariho n'abandi bagiye babikina, gusa amasura yabo ntabwo ariko yakwirakwiye nk'uko uwa mbere yakwirakwiye. Gusa uko ikinyejana kigenda cyangwa se uko abantu bagenda bahinduka, buri muntu agenda yisanga n'isura y'umuntu kandi akamubona nk'aho ari we, atarebeye ku yindi video yakinnye, ahubwo we akanakureba ku byigishwa. Ndabashimiye, mu kindi gice tuzavuga ku mugabo bita ndabashimiye mu kindi gice tuzavuga ku mugabo w'umunyamerika niwe waje gukina filime ya Yesu, yaje gukina filime yitwa